nka Clement Ndamunenga ikintu kimwe kuba yara Brian week Fata ku mavuta week nk'ubu ngubu ikintu ngiye kuvuga cyo Melodie azanshake ku giti cye wenyine ntimubwire mu mizi nzi umunyamakuru watangiye kototera inkuru yo gushaka kurangiza Melodie watangiye kototera inkuru yo kurangiza igambiriye kurangiza Melodie mu nyungu ze bwite cyangwa mu nyungu z'undi mu nyungu ze bwite zo munyamakuru urumva bituruka mu bisi yashize mwakoze ikiganiro na Jean Paul mundi neza ndumva ari mu kwezi gushize ari gusezera garagaza urugendo rushyashya rwe ugiye gutangira ahandi hantu ni na mbere yuko twakoze na operation Jean Paul nkundine nonye mbisubiremo nkuko nabivuze kare ubundi muri iyo periode bishyushye so nari ngobaje gato ni hari inkuru bibaho man Clement yigeze gukora avuga kwigenda rye kwitandukana rya Fata ku mavuta na Flash wanakoragaho avuga ko yirukanwe kubera impamvu ABCD n'iki numva ahantu ngo siko kuri kwabyo kandi ngo baraho JALAS yavuze ati ntago yirukanwe yagiye asezeye byagenze bite oya ubwo ni kumugaragaro JALAS official TV official ni kuri TV televiziyo officielle urumva ya JALAS nibyo nta bindi ngaronesha kwita official cyane nko muri uyu mwuga abashuti banjye bakunda kubimpamagara kabisa official kiri gute se njye numva ndagusereza turi umwe mu bantu batunze televiziyo mu Rwanda oya official ntayo ni email Ntabwo kungaye kuri email. Email bro. Umeze gute? Ni email kabisa ni fresh. Uri amahoro. Wose. Ndari ngo kumbe men. Ariko bitari bya bindi. Atagira umuntu byegereza umutima. Birahura n'amadarapo. Oya naho bya. Nasano. Vuba. Oya nasano. Ni ibisanzwe tumaze igihe kinini byataye. Hari yaciyemo agahe tutaganira. Ababizi bazi ko hari ikindi gihe nyine twagiye tubana mu bihe bitandukanye. Abakurikiye ibi bintu kuva kera. Nanjye twayirukanaga kera. Tujya duhura muri press conference najya kugusuza nkasanga uri gusinya. Kandi uri gusinya nto uri guseka. Ako jaruzi ko ndumwe mu bantu bitabana mu press conference make. Serious. Ayo na mahiri. Ko hagomera kamuyandera mu ya Shafi. Shafi. Inge ya Shafi yatuye kutujyana mu kibaga batanze 75. Yakuyo nayo gukata. Icyo gihe fisi yavuye ari gusiba footage. Fisi yabazita icyo nayo gukata. Arambwira ati ibi bintu ntabwo byagiye. Bya crashinze. Okay ni so. Nikare wari wayigiyemo n'ubundi. Atijyanira ibyahoga. Aramubeshyera. Nibyo abadukurikiye kuri DC TV Rwanda, abadukurikiye kuri JALAS Official TV bamenye ko turi muri Urban Hotel, ahantu heza cyane. Na ahantu heza. Ngira ngo urabona ni ahantu ushobora kuza ukavuga uti nimuye saro. Ngiye kuganira n'umuntu wanjye. Ukavuga ati ngiye kusangira n'umuntu wanjye. Sinzi ko ahabonye natwe rero tugira amabanga yahishwe. Hano rwose wahishura neza. No guparika wenyine kamubwira ati jya uri hejuru. Nyuma y'iminota 30 nawe ukaza ugaparika inyuma ye. Cyane. Nawe ukajya hejuru. Muri mukaganira bisesuye. Nawe ukajya hejuru. Warangiritse. Dore ko dirukana uri muzima. Byaje kugenda gute? Oya ndi kuvuga kuri rooftop. Kuri ukajya hejuru kuri rooftop. Ahubwo janvier. Nanjye biri gukemangwa. Urasa neza bayindawe kandi cyane. Okay, merci. Amafaranga yarabonetse. Ni yangisi twese tubikesha. Oh yes. Gusa neza se na amafaranga. Clement niyo yigeze. Gusa neza ari amafaranga. Ngiye kuvuga umuntu ariko byahita bisondinga bi. Clement niyo yigeze kumbwira ngo mwabona amakote mwambaye buri munsi. Wayabona wangu. Ago wayabona. Kandi nshaka kuzagura agakote kamwe. Tutabonye yangisi ntago twabaho. Urumva ugira amakote nk'abiri. Yawe asanzwe. Wajya ugira mu birori bitunguranye yangisa akintervene.
waba ugiye mu bintu biri aho bisanzwe ugashyiramo ka kandi kawe si byose ni bityo grand frère ngiye kwita grand frère kuko uri umwe mu bantu bato babanye na generation ni y'abapapa kandi ukaba ukiri na mutoya ibyo bintu kubihuza uri kumva ko kantu y'abapayoniya muri no game kandi ukaba ukiri mu bajene uri aho ngaho biragenda kuri official bo biragenda ngira ngo biragenda nta kibazo gusa bavuga ko bitagenda wabonye video yo gushyiraho waprodinze wakoza prodinze n'amahanga ubundi hariya iyo udafite strike udafite copyright uri monetize siye ko nge ntari monetize sindi monetize nicyo ntandukaniyeho n'abandi yewe ntabwo uri monetize ariko nabyo biri safe nta n'urwego uraguhamagaza ntarwo inzego se karo k'inzego asigaye kamwe mu bintu bikomeye cyane cyane udahamagarwa n'urwego ariko umuntu wo mu rwego akakubwira wagwani ko rushobora kugukenera mu minsi ndakumvisha ako kantu ati hari agakozi ushobora kuzaza wambaye ariko iyi showbiz icyo kintu urakivuze bo sinzi wenda nta kudeviya kubyo turi buganireho cyane ariko icyo kintu uvuze cyo kuba abantu basigaye bakemuza ibibazo kuregana gufungishanya usigaye ubona nyine bizatuma ino showbiz itibiha vuba izabiha vuba bitandukanye niyo twakuraga kera show business urumva kera rega n'amafaranga ntabwo yari menshi bishobora kuba byaratumaga abantu batabishyiramo imibare myinshi wenda hari da yego avuga ati bamvuze basi ariko wenda ashaka kuba ati baramvuze ngiye guhomba miliyoni 5 kandi metere wanjye arahembwa gusa bigezweho reka duhere kuri ako kantu ubwo ngewe ndifashisha case iheruka ihari ni mu kiganiro nakoranye na CLEMENT kuri DCTV Rwanda n'ubundi avuga ko n'amategeko wa Brian yamukontakse kamuhereza bimwe na bimwe agira ibyo musaba runaka ku nkuru ABCD yari yakoze kuri DJ Brian mu kiganiro gikurikira twakoranye ndimubajijeho ubwo ni ikiganiro nyuma y'ikiganiro Skype yaramaze gutangaza avuga ko Brian muri RIB yamureze muri RIB amentioninga hariho ko yamureze muri RIB nganiye na CLEMENT cyeka niba bari reportingaho kuko ngewe nta rwego rurampamagaza nta kintu ABCD cyari cyabaho ku ruhande kuri ibyo ngibyo ariko mbere yarikomojeho namuheruka Clement ariko yamvugishije tuganira ku muzungu yakuvugishije by the way numvise n'igihuha kivuga ngo arafunze duce n'amazimwe arahari Clement arahari pe ngenda bizi ko ahari jambiye ubwo nibaza kubikata kuri DC kuri JALAS murabyumva biragaragara ko Clement arahari kuko ngiye twaganiriye kuri gahunda za Suzana kare kuko tumuzungu araho ati ariko yaba biri guterwa kayange yanyuze muri RIB bimenye ko numesha binyiko se ndavuga ninge ko ntari monetize nabibwirwa n'iki courage yego ninkomeje aho ngaho ni kesi sinzi nimba hari ukuyikurikirana weho waba warabonye oya nta speciality nini cyane nayo nakurikiranaho cyane kuri no kesi ushobora kubunandushaho amakuru kuko urumva wowe uri direct kuri Clement yego ushobora kuba hari byuzi ariko ngewe icyo nzi cyo nuko na ruza yarabivuze bien yaravuze ati niba namureze ndamaze byo byumvikana ni imvugo itarimo guhakana ntabwo uvuga ngo sinamureze urumva mwamvuga wa muntu uti ubundi se mbaye naramutanze koze icyaha okay akurikiranwa niba koko yarabikoze abana bambaze urumva so rero kuri no issue ya Clement na Brian no gufungishanya kuregana ega buriya kuregana sinzi impamvu ari cyo cyabaye nk'igisubizo ariko muri uyu mwuga hari uburyo bwinshi bwo gukemura ikintu cyakorewe mu itangazamakuru hatabayemo gufungishanya sibyo yego iyo uvuzweho inkuru ntuyishimire
iyo umunyamakuru wakukozeho inkuru afite urwego rumugenga, urwo tuzi ni RMC, ariko habaho Association Rwandaise des Journalistes, yego, urumva nayibaho, habaho Rwanda Showbiz Forum, yego, urumva aho naha ifite ibyangombwa bya RGB, yego, ni umuryango uzwi, yego, urumva ufite perezida, vice perezida n'abantu. Ntekereza ko uwo muryango abantu bo muri showbiz ari nabo bakabaye cyane cyane bajyanamo ibibazo, yego, kuko ntekereza ko rero uburyo okay, ntabwo hano ni umujyanama w'abantu, umuntu ashobora guhitamo akavuga ati wenda inzira nziza ni iyo ngiyo, niyo iri favori kuri njye, yego, ariko nyine kubera ko ibi bintu byubakiye ku mwuga, sinzi ko hari urwango rw'umwihariko Clement yaba afitiye Buriyani, uvuga ngo wenda yagiye muri Kasito amwima kabyeri, aravuga ati nisa ningufata nanjye bimeze uko, byaba byumvikana, yego, ariko ni bya bintu byo kuvuga ati yamvuze nanjye ndatohoza ndavuga, yego, bakabaye bicara bagasasa inzobe bakarangiza ibintu, noneho wenda imyanzuro ivuyemo aho wabirengaho tukayirebera, wenda hari igihe bakutegeka gukora ikiganiro kivuguruza ibyo wavuze, urumva, yego, kuvuga ati wari wavuze ibi bintu bitari byo, genda ubivuguruze, yego, erega buriya nta n'ukundi umuntu aba akwishe, uzi kuza kuri mikoro ukivuguruza kandi ngo wazanye ubwire, ngewe nicyagiye wa muceri nari mfite wari urimo impungu, ati burya ati waradutemanye buriya muri media abantu batarabizi turabimenere n'iryo bantu, ikintu wabwira umuntu ngo yivuguruze yakivuze nk'umunyamakuru, kuko ni nko kuvuga uti nahubutse, yego, urumva, so rero ntabwo gufungishanya inzira yo gutuma abantu ubuzima bumwe buhagarara ubundi bugakomeza ntabwo ariyo, ariko nyine urumva itangazamakuru ryaragutse, yego, ryaragutse cyane ku buryo ubona ko citizen journalism yisa nkaho iri kujya hejuru, urumva muri no minsi, yego, bisa nkaho ko kuvuga ngo umuntu ngo yarabyize ngo yakoze amahugurwa yagize ute ntabwo bikiri ki, yego, kubera ko social media iri hejuru, yego cyane, urumva, so rero kuba izo mpamvu zose zigenda ziziramo biri mu bituma nyine abantu bagongana, ariko ntabwo ariko kera byahoze, twakoraga showbiz iryoshye, sometime buriya hari n'ukuntu muri showbiz tugira trick zo kwendereza abantu kugira ngo bavuge, yego, gushotora, urumva, kugira ngo azaze asubize, ariko ibyo byose byaje kwangizwa, biza kwangirikana none kuri era ku kiragano cya YouTube, yego, mbivuge gutyo, kuri corona mu gihe cya covid, yego, ubwo abatumirwa bari bamaze kuba amaboro, yego, abantu abakoresha ibiganiro babishyura, ukavuga ati ndaguha ikiganiro ariko utegetswe kutongera gukora ikiganiro mbere y'ibyumweru 2, yego, cyangwa utajya ahandi hantu, cyangwa kwa kanaka ntuzajye utazanteza abana, yego, urumva, hari periode yabayeho yitwa ngo big fishes, yego, urumva, ntabwo yigeze kuyivugaho, urayibuka iyo time kuyivugaho kabisa, big fishes bamwe na bamwe bavuga ko bamufitiye urwango, asante sana, yego, izo periode zose zagiye zituma ibi bintu dukora bihindura isura, mbere watumiraga umuntu akaza ari netre, yego, naho ubu ngubu araza ari speaker, ubwo aza ari fazi, ibyo itari netre kiba kiri ariko ntabwo ariko wavuga, nyine yarazaga agasubiza nk'uko umubajije, yego, akumva nta n'indi mibare, kuba abantu baramenye ko ibi bintu umuntu abibyaza umusaruro, bati nanjye urampa ugiye gucuruza, yego, ibyo byose rero ntekereza ko biri mu byatumye abantu bakanguka bihindura isura, urumva, icyo kintu nayo inkubuye cya big fishes, yego, abantu badukurikiye sinzi ukuntu bagifata, ariko kiri mu bintu byabaye nka influence cyane, yego, kuko urumva umuntu yashobora kuza mugakora ikiganiro gisanzwe, ariko nyuma y'uko ibyo bijeho abantu bari basigaye banakreya story, yego, avuga ati vuga kuri kanaka nzamubwira aza gusubiza, yego, urumva, ingero nyinshi zirahari barazizi n'abadukurikiye, ibyo bintu byatumaga ko inkuru irateguye, yego, n'abantu bazivuzweho bakamera nkaho ntacyo bitwaye kuba babavuze, kuko bari muri dini bazi uko imeze, uko kopi imeze, azi ibyo ari buze gusubiza. Ndibuka ko hari n'igihe
hari n'igihe mushuti wanjye Pizzo Max TV yego hari umuntu umwe w'umutumirwa wabimubwiyeho ibyo bintu aramubwira ati ariko noneho yarengereye se ntabwo ari kuriya twabivuga yakoze ikiganiro ahantu ni nka kuvuga uri umuturanyi uza gutera ibuye ku mabati mbwira nyirinzu ko nta mutekano uri ku rugo agawushaka kubita mu kirahure so rero iyo periode yatumye ya makuru y'umwimerere atakara amakuru y'umwimerere rero bituma na za mbaraga z'umunyamakuru ukora amakuru y'umwimerere nazo zibura urumva ko inkuru irapanze yego ni nayo iri gutwika yego kandi koko urumva inkuru ipanze ibiteguye nyine bitandukanye n'ibyo wasanze kuri tele neza ndi kugenda mu muhanda nkasanga Janvier Romeo wenda afite sagarimo runaka iyo ni actuality yego urumva ariko urumva ariho haziye bino bintu by'amaprank yego ibintu biba binini nuko abantu bazi ngo prank ngo ni bino bintu ngo abantu bakina ngo by'abavuzi ariko prank ziri mu bintu byinshi yego cyane urumva hagiye tubona ubukwe bw'abantu butabayeho yego bw'ubuhimbano urumva Fils ari guseka kuko ni umwami wa prank yego urumva iyo ni umuteguzi arategura biri inyuma ni Fils twagiye tubona ubukwe ibyo bintu byose nyuma y'ubukwe twagiye tubona amabifu y'abantu babiri batandukanye ibyo byose turi kugera tuvuga kuri kere ya baba dahura byibuka hu aha ehu ntibyakoze umuti se ehuza ibintu yakoze urumva so kari akantu karakoraga kuri era yo kudasiramu ariko se no kwa kuri harya ari Nyamirambo hejuru kwa mu boss iyo disiramu muri ako bivuga ku banyamakuru bamujama rwose nawe ndi wa hano uyu nayo ngo ntacyo arya ubwoko butari bukebwe nubwo abayisiraheli ko wasomye birakundusha ubwoko budakebwe nubwo abayisiraheli cyane ubwo abayegipta abadakebwe ni abanyagiputa muri Bibiliya abadakebwe niho bari batari bakebwe abanyamakuru cyane mwazajye kwikebesha abanyamakuru barashinjwa kudakebwa mu myidagaduro mu Rwanda ariko si ibiganiro bifite credit baragisibye se akiriho hari icyo Brian yakoze avugamo Fata burizo Brian se wongeye kuvuga kirimo yewe kabisa bajya bapima wanza kurumaza kwa arabayokasha wanza kurumaza akabona kudakebwe cyangwa cyangwa kwari wakashasha go banatwisha bakamuha namakuru ku bantu haba haragiye hashya ngo wa mbere babazi wagwa barakana ngo yari yatwikiyeho ngo niyanakishyura indese Fata kamwe ngo ariko shari kuri yatsekeje n'uburwayi bukira bukira ubuze ibintu byaravuze nibuka ikiganiro akoranye na Judith ngewe se akoranye ikiganiro arakubwira bajya kukireba akantu kansekeje ngo twahuriye ngo kwa Safi ngo ari kumwe n'umuntu ko umuntu ngakabura ngo n'amafaranga yo gukodesha hoteli ngo yarangiza ngo akaza kunkora operasiyo kandi ngo Judith ngo ari yajimishe Judith ndamusuje ndamukunda ngo bya bintu ko byamenetse tubiteke bumurete ngo cyangwa tubitogose ngo tubitogosereza yarazimije ariko nukuri ko yarazimije yanze kuvuga izina ry'umuntu uwo muntu so rero icyo navugaga back to the point icyo kintu urumva icyo kintu kiri mu byatumye umwimerere w'amakuru utakara yego kurumva turi gutegura prank na za mbaraga z'umunyamakuru ku makuru nazo ziragabanyuka yego kuko urumva kumenya amakuru y'umuntu ubundi ku munyamakuru niyo yari success yego kumenya amakuru ne kwita y'umuntu kuko wenda bishobora gusondinga nkaho ari personal information ariko kumenya amakuru ku cyamamare yego ku mustar ni success ku munyamakuru wa showbiz kuko icyo ubundi uri umuntu usanzwe kugeza ikigutandukanya n'abandi nuko uza kubabwira ibyo batazi yego si byose none muri kubyakira kimwe yego ibyo bintu rero byose biri mu byatumye ibintu bihindura isura abantu batangira
guhinduka nabo abantu bararegana abantu bararegana wangu yabaye nko mu ishuri kabisa oya se ndakurega kuri mama kabisa bandika basakuje ko baregana abasaza ibi bintu se birakwiye jara kuko urumva wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibi bintu birakwiye byo kuba abantu baregana uzi impamvu tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire yego itangazamakuru navuze ngo ryabaye ryaragutse ku buryo kuvuga ngo uyu muntu urabarizwa aha uramubaza ibi bisigaye bigoye yego noneho ibyo ni ibiro kwabyo ariko noneho ikindi kintu itangazamakuru naryo si shyashya mu buhe buryo si shyashya bro mu buhe buryo umunyamakuru harya uzafata umuntu akavuga ngo ngiye kumwifatira ku gakano urumva byo ari byo oya ryo ni ikosa Si ikosa. gukora umuntu mu itangazamakuru ni ikizira umunyamakuru akora inkuru ntago akora umuntu iyo nkuru ifite aho ihure n'uwo muntu uwo muntu akayinjiramo atyo yego iryo ni ikosa naho ujye kwifatira umuntu ku gahanga bikamera nk'aho mwadikanyije mupfa imbibi ntabwo ari byo okay reka ntanga urugero rwaho si kuri DC kuri JALAS yego njya numva bajya babivuga urugero rwihuse Jean Paul ashobora kuza nkundi neza dukorana yego akavuga ati Miss Jolie bamuvuze mu rukiko yego Jolie akabihakana Jean Paul ati narabyumvise akagaruka kujya akabishimangira akabivuga nk'inshuro 3 yego ibyo bintu biba bifite ahantu biri guhura na case ariko agarutse mu gitondo akavuga ngo Jolie ngo nongeye mubona mu modoka ngo ari gukora ibi ibyo biba bimeze no muntu uri gukora no mbese bo wamwitumye yego bivuge gutyo so rero okay nka Clement inshuti wacu nawe aratwubaza ibyo mbavuga yego Ndamunenga ikintu kimwe kuba yarakoze ama operation akajya atambika akantu avuga ati ni week Brian week Fata ku moto week urumva bisona nkaho ugiye gufata umuntu bakumurangije urumva yego ariko nanone niba amakuru ari we yerekeye ari hari sari yo gucuruza ko nanone ugomba kureba ngo umuntu yarebeye muri he dirishya yego ashobora kuvuga ati nimvuga ibi ntibicuruza nabyo bisigaye bikonta sibyo cyane umuntu aba ari muri business ahanini yego uko ibintu bitarimo Suzana tutagiranye amasezerano abantu benshi bakwigendera yego urumva benshi bari hano ku masezerano ya Suzana yego cyane rwose rero yego ibyo bintu kugongana hakabayeho imikoranire kuruta uko habaho kugongana yego nk'ubu ngubu ikintu ngiye kuvuga cyo Melodie azanshake ku giti cye wenyine ntimubwire mu mizi yego ubu ndagica hejuru ariko nzakimubwira mu mizi nzi umunyamakuru watangiye kototera inkuru yo gushaka kurangiza Melodie watangiye kototera inkuru yo kurangiza igambiriye kurangiza Melodie mu nyungu ze bwite cyangwa mu nyungu z'undi muntu mu nyungu ze bwite zo munyamakuru urumva bituruka ko nahita ako konyine niko duhera kantu aho bituruka ako konyine ako bituruka gusa oya ahubwo Melodie uzanshake Melodie uzanshake niyifunga ni niganje urumva nzabimubwira ku giti cye nk'ibyo bintu nabyumvise numva nababaye kuko uwo muntu yaragiye ahatiriza uwo wundi gukora ikintu kigira ingaruka mbi kuri Melodie urumva icyo kintu yamara kugikora bakagikuramo izindi nyungu z'indamu urumva yego aho hantu itangazamakuru riba ryapfuye bro cyane baryangiritse riba ryagiye ubwo ntabonye mwuga uva wagiye kuzana ngo umuntu ngo wenda ngo ikibazo ikintu ibintu bya Melodie kubivuga nzimiza biri kumvuna uburyo ndi bivugamo bwose harimo kuzamo se yakese 2010 harimo kuzamo 2010 mu ntwaro bafite ni intwaro simusiga 2010 intwaro simusiga ni bazuka
bita bazuka cyangwa batwara ku rutugu gutya byarapigi 2014 yarapigi ariko 2010 Bruce Melodie azi kuyikina uvuze bazoka fisi agira ngo ngaho bagize ngo niyo naga rimwe bamwe mu muhungu ni kimwe baturikisha ibintu zakunda rikeri sindabona kabisa mukarage sano ndabona ama video yuzuye mukarage mukaya ndamumenye gukaraga mukarage agashoti ukamushota wangutariye se ariko nibyo byiza uri umuhanga mu kugurira umuntu arabanza akamukubita amatarari kuko iyo umugaburiye yari ntabwo wabona agahita negeka umugaburi unyoye yariye nk'icyo kintu Melodie aho uherereye ubimenye ko ufite umuntu rwose ewana uri gushaka tageti ariko kuko henshi aravuga ati nge nta kintu wansabye nigeze nsabaho ibindi byo birimo imibare myinshi cyane Coach Gaël kumukuramo n'iki harimo n'umutoza ibintu by'umufungo ntago urubwa ntago Melodie yavuze ati nge mbirwa n'urugo ntago ari urwo hari ibintu umuntu akora amana akakurangiza birimo n'imibare platform cyo ndicyo ngo wundi we nawe uwo muntu ari kunyumva akumva ibi bintu screenshot ndazifite yandikirana n'uwo muntu Ikomereza iyo operation wayimpaye aho oya turi kuvuga ibyo kuregana kuca imashimye bya Melodie katubireke reka dufatire n'ibirahari yego abanyamakuru imari ko babona si shyashya urumva hari ubwo umuntu nyamakuru afata platform akayigira intwaro urumva akayigira intwaro ugasanga mbese aravuga ati nanjye ibyo rero ni fo tunareba mu mateka yego urumva nubwo kugereranya ibintu atari byiza ariko mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi 94 itangazamakuru yego urumva ryakoze nabi yego ibyo ryakoze barabibona yego so rero ari igihe itangazamakuru nyine bajya bavuga ngo ni inkota y'ubugi bugombi ewa iyo utabaze nta kimwe itagenda ukundi kurona hakaba hari ikintu kibazo muri gishobizi y'abanyamakuru dukora tujora inkuru za bagenzi bacu JALAS akazana operation Romeo wenda y'ukuntu yari amafaranga yo kuri DCTV Rwanda kontra y'umwaka ariko ntiyubahiriza iyo kontra cyangwa akamuha avance aje gusinya agahita agenda fisi agahita azana indi nkuru ije kujora ya yindi yawe idafite fact igaragaza ko wenda iyo kontra nayisinye nkanakorayo we bagaragaje ko ntegeze nkorayo amafaranga nari n'ibindi bigiye bitandukanye bigasa nk'ibije mwihangana ry'abantu bombi bitanye no gukura urwango ruri personal kubonaho umuntu ashobora guhura n'undi mu nzira akakubaza ngo Jara ugendana na Romeo mugenda numva utuje n'ibinavuga n'ibinakora ibyo bintu birerekeza ibyo ntago wamenya aho byerekeza ibyo byasaba nk'abayongwe baposo ni kuvuga izina ry'umuntu bisaba abo bahanuzi bare n'abarutanga rw'amaboko abapfumura aho byerekezaho ntago ariko mu busesenguzi ibyo bibamo utera imetero ukavuga uti uko mbibona ariko abantu bakabaye batandukanya itangazamakuru ry'imyidagaduro n'irindi tangazamakuru noneho public figure icyamamare cyangwa umuntu uzwi nawe akajya ajya mu bintu bituma amenyekana yiteguye kuko hari ikintu mbona ku basitari bacu yego umusitari wacu abashaka kuba umusitari mu buryo bumwe ariko nanone akagumana ubwa buzima bwe busanzwe yego
kandi ntabwo byakunda yego urumva ukuvuga ngo iyo wiyemeje kuba umusitari uba wiyambuye privacy cyane urumva ikintu usigaranye ni uguhangana no kwikipinga yego iyo ugiye hanze ntabwo rwaje ikibi ni uko umuntu yaza ahimba ibintu yego kubeshyira avuga ibintu bidafite fact ariko kuvuga ibintu kuri njye ntari ikindi urumva kuri icyo kintu wari uvuze yego inkuru y'umuntu nshobora kuyijora ariko mu buryo bwubaka urumva bwubaka ufite fact kubera ko ushobora kuba ufite verisiyo y'inkuru ihabanye n'iyo mfite yego cyane yego kandi yanjye nayo ifite fact ariko mbikoze gusa ngo kuko ngo wavuze inshuti yanjye oya wapi ibyo wapi kabisa okay wese umaze kuregwa kangahe kuregwa muri ribu se oya nta na rimwe agenda umuvandimwe ibyo ushaka ndabizi muri ribu nta na rimwe kandi ni ukuri ntago barakubwira ati fisi ko batafi fi yagiye kangahe nabivuga muhe mikoro fi yagiye kangahe muhe mikoro nta na rimwe pe serious nta na rimwe kaba kazunguza umutwe nta na rimwe jewe nigeze no kujya muri kese ya Jean Paul ya minsi nyinabura yego agiye kuri ribu umugenzacyaha harambwira JALAS ariko uzi ko utaragera hawari ati nta muntu uraho atariko bira bintu mukora ugiye witeguye urumva ariko ushobora gukora ku bintu by'abantu basirimutse mu mutwe biri seriye kuko abantu bararega ariko abantu bararega bakaregera inzego zitandukanye ni nko kuba ansuhuze Irene aherereye arabizi yarakureze impamvu musuhuje arayizi oya ni ukurega ntago yandega pe Irene ni inshuti yanjye nta kintu namukorera cyatuma atangeraho ngo ambwize ukuri ntago yanyura mu nzira zo kundega ariko ndamusuhuje nanjye ndamusuhuje umuvandimwe gusa iriya nkuru ifitiwe ibihamya byose nahumure yatekana nabi jari iyo nkuru bitubaho rega ngaho jari nawe ko uri kundangiza bitubaho ibihamya birahari byose atuze kabisa ariko nawe yari muri kesisi cyangwa arabizi erega ibi ni twageze mu mwuga ndani ntagisibe twagiye mu mwuga ntagisibe nazanye narayisibye rose rwosha ndagusuje na Judith nzi kuzimiza nka Judith ndasuje mwembi niko nawe iracyarebwa mu minsi yashize mwakoze ikiganiro na Jean Paul mundi neza ndumva ari mu kwezi gushize ari gusezera garagaza urugendo rushyashya rwe ugiye gutangira ahandi hantu ni na mbere yuko twakoze na operation komeye y'urugendo rwe bisasire neza nta kiganiro twakoranye ari gusezera nta kiganiro wanditse utitiwe ngo Jean Paul mundi neza arigendeye hariho agaki kongereho ako karo kari kariho iriya nteruro yaremezaga cyangwa yaratangaraga waratangajwe n'urugendo rwe waratangajwe n'urugendo rwe mu minsi mike Jean Paul mbona garutse mu rugo amaguru avunikiye mu nzira bayenze gute ariko se garutse mu rugo ibyo bintu nibyo bituma mubigira ibindi bintu Jean Paul nkundine none mbisubiremo nkuko nabivuze nabivuze kare ubundi muri iyo periode bishyushye koko Jean Paul nkundine ni umunyamakuru wigenga yego freelancer yego ukora inkuru ze akaziha ibitangazamakuru ashatse bikazigura bitewe na target yego genda ku gihe urebe ko batanditse inkuru ya Polineri mbere yuko nyishyiraho kandi ya Jean Paul nkundineza kandi ya Jean Paul hari umukoresheje ikiganiro na Bwiza
none umuseke ntarandika umuseke no ku muryango yigeze So, kwandika uburyo yagiye mo agenda kuri 3D ntabwo bwigeze buzamo izindi manevure zivuga ngo turatandukanye tugize ute gusa yaragiye kuba full time kuri 3D yego so ntibyakunze rero uzamushake ubimwibarize uramuzi ko azi kwisubiriza kandi neza cyane ako kantu ako kantu yako rwose niko nashaka gusa nk'nkiriyaringira si ibyo se ariko rambi nk'ibi bintu ubizanye ute okay sawa twisubire kuri point ariko se uranyuzwa ariko yego ndanyuzwe nsubije neza kandi byumvikana donc hari abantu benshi bagize icyo kibazo na mbere usibye ko kwinjira mu nkuru y'umuntu kuri je ntago ari sawa nyine ryo kuyi Jean Paul Nkundi rero muri icyo kiganiro yarambashije ngo abantu ko badukomeza kutuzirikanya twarasezeranye oya yisezeranye nabo yaravuze ati tuzabana karamata zamubaza nise turi mariye urumva kandi koko ntituri mariye urumva n'akaramata k'abari mariye hagiye kanga biranga n'ubundi urumva hagashye biranga urumva nkanswe ngo tuma imikoranire imikoranire bro nyiri mu gitangazamakuru kimwe mu byo nakoreye nangiye kukimeshaninga ariko si byiza yego umuchief editor yarimo arikodinga ikiganiro umubosi yaraje amwirukana ariko kiri kodinga yes aravuga ati sohoka kigezaho ugende so rero uwo muntu uburyo twamufatagamo n'imibanire ye na boss ibyo bintu kuba byarabaye muri business bro nta miyaga yego umuntu arakubwira ati bro turi inshuti ntuzabure kuza iwanjye ariko ndi guhiga ubuzima so rero uriya muntu kuba mwatandukanye mudashwanye hatabayemo izindi mpamvu z'ibibazo zo kuvuga ngo mugiranye amakimbirane ibintu biranga birabishoboka yego birabishoboka cyane yego hari inkuru Clement yigeze gukora fisi ko tujya dutandukana twongera tugasubirana mutajya mu bitubaza fisi fisi arivumbura ewa niyo mpamvu ariko ubundi mukamera ariko bahora no mukamera n'utariye ariko n'ubundi wakora utariye ariko baravuga udakora ntakarye ariko urumva ko kurya bizanye nyuma ariko abakameramani bacurika interuro utarya ntagakore utariye ntagakore interuro y'abantu bo kuri kamera utariye ntagakore so nari nkubaje gato ni hari inkuru bibaho man Clement yigeze gukora avuga kwigendera rye kwitandukana rya Fata ku mavuta na Flash wanakoragaho avuga ko yirukanwe kubera impamvu ABCD n'iki numva ahantu ngo siko kuri kwabyo kandi ngo baraho JALAS yavuze ati ntago yirukanwe yagiye asezeye byagenze bite kugenda asezeye ntago nabivuze erega biragora kubona abantu basezera mu bitangazamakuru benshi bafata amabaruwa bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga ariko nyuma hahiye igiye kubera nka mushuti wacu wo kuri Afrimax buriya okay probability bihari kwirukanwa kunaniranwa yego muri deal ibyo ariko kuvuga ngo umuntu afashe umwanya arahagurutse aragiye arabasezeye akenshi ntabwo bikunze kubaho muri aho nabaye mvuge ku byo nabonye kuko wenda hari abasezera ntabwo nciye iteka yego urumva ariko abantu benshi twagiye tubona bitwa ko ngo basezeye mu bigo runaka yego babyibuka ko n'abandi bavuye Kacyiru hahandi bigeze kuvuga ko basezeye urose ayo uhasezeye ujya ugahita uza YouTube
hari n'uwa Kimihurura wasezeye aza YouTube Kacyiru ntumvuga si hose uri kuvuga hara hirya ambasade ya immigration si uri kuvuga hamwe nyine hanyuma hariya wahasezera ujyayo bijya bibarira wahasezera baguhaye ministeri rero kuri Fata ntabwo nzi ngo yarasezeye ariko bishobora kuba hari ibyo atumvikanyeho na Flash urumva icyo nanjye ntahamyaga na Clement yego ni ukuvuga ngo numvise bavuga mu bintu ngo kwiba kuri radio ngo ibyo bintu nibyo umuntu yambajije no kuzana umuntu kareka yavuze kuzana umuntu gushyira umustajeri mu kazi abanje kugirisha gupesesha oya ibyo baramuzunze umumere baramuzunze nta miherera yayo jara iki gihe tugezemo n'izi nkuru turi gukora muri iyi minsi urabona bitagoye hari igihe umuntu avuga ngo ibizi nkuru ubona zitazabakoraho ku buryo n'umuntu ashobora gutinya gusohoka ati bashobora kungirira nabi umushoferi akenshi ntabwo ari byo biba cyane ariko se bari muri iyo pozisiyo yo kuzirika impanuka none nawe uzazira iyo mikoro utegereje ko bazagukurikiranaho cyangwa nzabwirwa n'igikwa forode hoya cyangwa nzanuka ku gikwa uzanuka ku gikwa nyine hamwe nyine ntiwarijemo se nyine urumva ibyo twavuze ngo itangazamakuru ni inkota y'amugi abiri yego impande zombi yego urumva iyo rishobora kwica cyangwa rigakiza na nyiri ubwite rero urikora ibyo byombi biba bishoboka yego rishobora kumwicisha cyangwa rikamukiza icya mbere tuba dusavinga noneho hano YouTube biri umwihariko kuko kese zo kuri YouTube yego ubona ko zijya i Nyanza yego muri rwa rukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka burya uzi ko mise mbihuza tazakerensa ibintu bro ikintu ukoreye aha kiri worldwide yego icyo cyo ndacyemera urumva rero Nyanza Dozo ruzi ko ari igihe cyatumye bajyanayo karasi urabivuze ahubwo mbini bwo mise mbitekereza ntuni se nyine ibyaha yakurikiraho byambukiranya imipaka hari ko bavuga ngo ngiye ngo nabikore kuri Instagram wowe bikora kuri YouTube no dutandukaniye kuki nagusebereje kuri Instagram unsebereza kuri YouTube ni social media mbere ribu hari ukuntu abantu bajyaga kurega yego ndabyibuka muri ya nkundura nawe abimenye Dekati yararezwe cyane ziko abizi nawe kandi bakarega ifoto barega izina na Dekati abantu yo muri ributi Dekati yamvuze Dekati yararezwe yego kenshi bakaguye bati yakuvuze kuri Instagram wowe nayo ugira ndayigira genda nawe umuvuge icyo gisubizo cyari kiza pe ni platform nawe yakubura ngo nakuvuze kuri Insta ngo mvuga kuri YouTube hamwe n'imera hose se sign in kabisa sign in hose si bigenda kimwe reka tugere kuri iki kintu ja mwese se ntimuhembwa na Google ubwo niwe mabusha duse ngogenda kuri iki kintu mu myaka ya za 2014 kumanura nimwe mu makesi yagiye nimwe mu myaka yagiye izamura amarumazi menshi ku basitari cyane cyane abahanzi uyu yaryamanye n'uyu afite indwara idakira uyu yakuyemo indahana uyu byagenze uku nta sinzi impamvu niyo byabaga ari impamvu ya show business cyangwa se byabaga ari reality y'ibiri mwaho ngaho icyo gihe cyashize show busy baho ikabaho neza bikana promotinga n'uwo mustari nta cases zo kuregana nk'izi ziri mwaha ngaha birakunda ko dukora show busy karyoha nk'iya mbere tutagende ku byo batubanjirije birakunda
ahubwo birasaba icyo twagombye kureba ko gukunda byo byakunda ko byarabaye dufite experience kwanza ko ari ibintu bishoboka yego si ibintu turi kuvuga ngo ese byashoboka birashoboka urumva birasaba iki ngewe nkange icyo nasaba mbere na mbere nasaba amahugurwa ku bantu bari muri uyu mwuga muri YouTube by'umwihariko uko yo ifite ukuntu yamaze kwisobanura nk'itangazamakuru yego buriya umuntu ashobora kuvuga kuri space ariko bigafatwa nkaho yakuvuze ku giti cye yego ariko kuri YouTube bisona nyine mu buryo bunini nkuko wabivuze uti harubwo umuntu akubwira ati njye nabivugiye kuri Instagram uvugiye kuri YouTube amahugurwa umva yaba inzira nziza ya mbere yego amahugurwa noneho agahita afasha abantu kugira etike mu mwuga runaka bagenderaho bakora umwuga yego noneho ikindi aba star yego ntibamenye ko Bulldog ibyo yavuze ari byo ibyabo biri ku gasozi yego sibyo ubwo tuzajya tuza tuvuge nyine tuzimiza hakundi nyine umuntu najya kukurega widefande none se mube nko muri Zamburi mube nka minisitiri wo muri Zamburi muri Zamburi hari umuministiri ukore green card oya ahubwo ubu ngubu muri Zamburi hari undi mu minister urumva undi mu minister muri Zamburi ngo wafatiwe muri hoteli ahantu ngo ari kurikurikirana ni ishyushye iyo ni ishyushye je baba we umva ko hahiye naho arasimbutse odisi Karabash boy avayo hajya abandi bajyayo Karabash boy avuye Zamburi ya Karabash boy avuye ahantu habagabo mu nkuta Karabash yaje bayide nabonye Bob afite album nziza Bob kabisa ari album bamaje kuriya hanjye narayirebye njye ndi kubona udu highlight twa barimo barapromote biragoye ko hari producer udafite album nziza hari album nziza cyane itarigeze imenyekana yitwa Made in Kigali ya Made Beat yego nziza cyane abantu bakunda kumva umuziki nyine abasajye bayumva nziza kabisa Bobu nta gicupura afitemo ni kabura niko ugiye kuvuga ubwo ntabyo nzi ibyo gicupura ntabyo nzi cyo nabonye cyo no yakoze udukorabo twiza yego nyine ni umuntu ufite access ku bahanzi kabisa na album ubona ko mu producer w'abahanzi yego kandi nawe ni nawe papa wabo rero sata mixinze indirimbo zago ryarema tugendeye ku byavuzwe ndetse no kubigaragarira amaso nawe 2022 2023 uri kubona isubira inyuma rya Bruce Melodie cyangwa uri kubona iterambere rya Bruce Melodie mu muziki iterambere ry'umuntu ku giti cye mu muziki umuziki Melodie ari gutera imbere kubera ko ntago ngiye pimira umuziki muri viewership kandi ntekereza ko iryo subira nyuma kenshi barigenderera kuri views zo kuri YouTube yego ariko nitugendera kuri connection ari kubaka Melodie ari gutera imbere wowe bibona ute nawe regura kurikira ntarasoza kukubaza urambaza se ukomeza umbaza ngiye sindi umunyamakuru nanjye ndaguhostinze wowe bibona ute kugira ngo tuze guhuza connection zirahari kandi nziza ariko feedback yazo y'imiziki ari gukora yego ntago iri ku rwego rw'izo connection ku building imibare ya YouTube koko kuyibeshyaho
ntago wagenderaho 100% cyangwa se na 70. kimwe mu bintu bizagira ingaruka z'igihe kirekire ku muziki w'u Rwanda yego ni ukugura views kuri YouTube. exactly ariko turongera tukabirindura. Hari ikiganiro cyajyaga kiba kuri mwereka imibare idasanzwe kuri ni wanyu kuri Sunday night ni kuri 10 sinibuka cy'indirimbo yakunzwe y'icyumweru y'icyumweru imwe yego muri iwanyu ni mu ndirimbo basabye cyane bamagaye ku maradiyo menshi muri za 2014 kugeza na 18 I think na gatandatu na karindwi gutyo. Nihe ndirimbo yatswe cyane kuri radio iwanyu nakoze na top chat rege kinini na top chat yego kandi top chat iri easy chatting top 10 yayo mufitiye indirimbo hayoboye indirimbo yitwa ni JALAS official. Top 10 yanyu hayoboye gutyo bagahuza kavuga ati indirimbo iki cyumweru yakunzwe cyane ni iyi ndirimbo. Aho hantu hadufashaga gupima circulation y'indirimbo muri rubanda. Ubwo ndi gutanga kurugero rwo kwagura impaka kwa Bruce Melodie. Tugarutse ko iyi opportunity ntabwo tukiyifite na benshi kumva amaradiyo biragoye muri iki gihe cyane pe. Twazimwe no kuri YouTube. Umuntu niba wumva radio wumva we n'urugo rw'imikino no kuri YouTube gutyo cyane. Twigire mu kabari tujye ku mihanda duhure n'abana mu nzira. Birakugora ko wumva aho hantu hatatu nkubwiye byibura habiri muri ho hacuranze ya connection yubatswe na Bruce Melodie. Kereka nimba iyo muziki niyo connection atari kuyikorera abantu twebwe, atari kuyikorera wa mwana uzahora nayo ikaba nka virusi mu mutwe. Ari ibintu bibiri, hari hit n'indirimbo nziza, ibyo urabizi. Yego nayo mpamvu nanjye navuze nka Chris afite amahiti. Aba producer uko byamera kose indirimbo zabo zigomba kuba nziza. Yego nka Chris afite amahiti ariko niyo ishobora kumara amezi 2-3, sibyo? 2-3 ntago nshobora gukura mu mutwe ko indirimbo yitwa ntuyo nyirisha Bruce Melodie ahantu hose washyira umuntu wese yanyegeye akabyina akayumva. Iyo ntago wasabye connection ya niki ntago dukura ko ya celebrating Catherine ko irimo kuririmbwa no kubyinwa na governor wa Zanzibar wa hezi nimbuka gutyo. Niyo most popular video ye afite, sibyo? Ntago twasiba mu mutwe ko muri Kongo babyinaga ikinya, ntago twanasema ko ari mega hit ahantu hose. Ariko tuyihuze nizo connection arimo kubaka ahangaha nyine. Ariko niko twagendeye mu iterambere rye mu muziki yego, sibyo? Ku iterambere ry'umusani nka Melodie nuko akora izo hiti bikarangira uko, cyangwa nuko yakora izo connection zikazamugirira akamaro. Impamvu uri kuvuga ni connection zikazamugira akamaro. Uri kuvuga ibi nubakiye cyane kuri network ko ariyo asigaye agaragaza cyane, ari nayo ari kubaka cyane, ari nayo focusinzeho, sibyo? Yego. Impamvu nabivuze gutyo ntago nirengagije ko yakoze saa moya yego ikazi gafata igihugu cyane pe, sibyo? Ntago nirengagije ko ari Melodie wakoze ndakwanga yego n'ukunda ukabimubwira cyane yego, kandi akumva biri free kuko nyine ni hit yego, urumva? Ariko nka Melodie nk'iterambere yego, ufite urubyaro, umudamu, umuryango, yego, hari indi mibare sibyo? Yego cyane. Kuba ari gukora indirimbo ikagira miliyoni views mu minsi 2 no kuba ashobora gukora indirimbo bakazamutumira muri festival i Bugande, urumva we ku mibare yarareba kiye cya festival yo mu Bugande, urumva? Noneho za ndirimbo yakoze nizo ziri kumwintroduce, yego, zari boro yo kuzamugezaho, kuko ntabwo ari kubyuka ngo avuge ngo ndi Melodie ndarenze. Oya ntago bibaho. Kenzo nguranyoka. Urumva? Ubu nibwo biri gukora, sibyo? Aricyo cyari navuze. Habayeho periode abasani bagwa mu sinakita ngo nk'igihu bipasa muremure, binjira mu isi yo kugura views. Urumva? Bamwe bashaka kubyiyaka bitaba imbere nko kugwa kwabo cyane.
nyine igihe kiragera nawe ukarambirwa nzahura ngura amarobo tinjiza byibuze nibamfana ari babiri mbamenye yego urumva majini bambwiye ati ngewe nazo nagura niyo indirimbo yamara umwaka ifite views ebyiri mfa kuba nzizi ko ari izanyazo abantu bayumvise so ibyo bintu nabyita nk'umutego ariko hari nk'umuntu wabikoze abibyaza umusaruro wenda ahita afatiraho bitavuze ko ari bitahiriye barahari yes hari pe ariko hari nabo bitahiriye sibyo ntabwo mbihamya ko Melodie yaziguze ariko sinanabihakana kuko iyo era nawe yari mu bahitinga icyo gihe yarazi no gukorega na showbiz icyo gihe uribuka case ya Dekati na Bruce Melodie kuri indirimbo bita ntabwo nyibuka neza ntabwo irimo kuza neza avuga ngo mu masaha 28 ngo iyi ndirimbo ngo yujuse ngo n'abanyisibye ngo kuri YouTube ayo masaha akagira Bruce Melodie akayihayidinga urabyibuka biri gutrendinga kuri Instagram ya Dekati tinda yise bati naje mwemeza umugira gute na gute na gute na gute abantu twajya gushaka ko yandirimbo ko bayihayidinze uri ku influence twajya gushaka ko yandirimbo bayihayidinze it's the same no kugura za views nimba uguze views buriya uguze views ni bamuvuga bahiye ariko niba Medi bavuze ngo yaguze views kuri irandirimbo y'umugore we Maivo y'umugore we igihugu cyose cyumva ngo Medi yaguze views I will check ndebe ngo ese ko meruka ari miliyoni imwe ubu ngobo zigeze kuri zingahe ko yaguze ese zaguwe ndabakizeho indi view yuko hari n'ugeze kuziragwa arigiye sivaho arigiye ngo hari umuntu arigiye ugura views na commentary ukaba muri commentary kugura kuzi ngo nice picture muri video clip ubwo ngiye njya kumenya ko abahanzi bagura views na comment nabimenyeye ku muhanzi umwe ntari bumentioning yasohoye indirimbo ako kanya ndayireba mbona ariho comment 200 nkajya mbona ariho comment zo mu masaha 5 ashize indirimbo yanditseho iminota 2 nkaba mbona ariho comment zimaze amasaha 5 abo ni abantu yagiye ashangiza indirimbo ye wenda mbere mwibanga bakayisharinga inshuti bakayikomantaho buriya nibyo disi buriya nibyo nziko bishoboka ubwo nibyo urukumva mwana iyo influence ubwo nizo views hari igihe ituma ujya gucekinga nkamwe kera mbere yaguma mu rugo nta muntu wizera ko umuntu yaguma mu rugo ari igihe twasohoka tugiye kureba ngo ese ko abantu bari mu rugo kandi nawe urasohotse ugiye kureba ko abantu bari mu rugo kandi nawe ari huri uyabwo guta gusohoka ugiye kureba ngo ase ko kubawe ngo bari mu ngo kumukanye ko niba nta muntu uri mu muhanda ikintu numva cyo by'umwihariko kuri Brice kuba ari kuba hosted kuri MTV ni success cyane sibyo cyane pe kuba yagenda akajyana Element Nigeria ni success urumva yego so rero numva atari ibintu twagatinzeho cyane ni ibintu tutagatinzeho tukareba ngo ese Melodie sibyo mu by'ukuri iyo tubona ibyo akora twabyita ko ari kujya imbere kuko ushobora kutahita tubona iterambere ry'aka kanya yego ariko iyo connection ikazatuma baturitse ikintu kidasanzwe cyane kabisa none se niba koko ibivugwa ari byo ntabwo mbizi nge ntabwo Melodie yiza bimbwira ngo mbe ndi kubyemeza bakaba barabahaye miliyoni 200 kuri ya ndimo Zanzibar sibyo Melodie ari gusubira inyuma barabahaye miliyoni 200 za publicity zikuba bayikoze oya ntago ari gusubira inyuma se hari umuntu usubira inyuma kira ibyo tubara nibyo tureba cyane n'abato mukozi ngo tuba tubura ko basubiye inyuma urumva kuko hari imyaka umuntu ageramo cyane cyane nk'umuziki wo mu Rwanda ukabona ko iyo myaka ufite n'umuryango ufite bigoye kugira ngo sikiri urimo urakoreramo izatunga uwo muryango kimwe wavuze byo mbere ndacyemera ugasanga hamwe namwe bafashe pause baramanutse baratuje gatoya inshingano zirakonta hari imyaka umunyamakuru ageramo akumva hari amakuru atavuga akajya avuga ati ni ibintu by'abana cyane pe kandi ari we wabitangije nanjye ari ibintu ntavuga nawe hari ibyo utavuga
ubu ushobora kuba utavuga nk'impamvu wenda nka Debe namaze igihe akora urugendo muri Uganda na Pamela hayo nzi wenda utatubwira n'impamvu wenda Debe ni ubukwe bwe buri kugenda butinda cyane ushaka kutubwira ukuntu wenda ngo nuza ngo Pamela ngo yagize ngo depression niko mbisha bivugaho wenda ari byuze ariko wenda ntubivuge wenda no gushaka kubitubwira muri iki kiganiro wenda donc tubwira wenda nk'ukuntu uri kubona nk'inzira y'urugendo rw'urukundo rwa Pamela na Debe bazarenza 70 barasa ese ngira kucyo abanyamakuru mutari kurongora cy'abanyamakuru mutari kurongora oya ntukabigire rusange ninde uherutse kurongora kandi murakuze bikomeye ntukabigire rusange nibo yararongoye uwe ni wa kera Sabe yararongoye kera Chita yararongoye ejo bundi we niwe wenyine barashize se Fata uwe ni wa kera utarongoye kera wowe ni kera ngeze maze imyaka 8 ni kera ndashaje oya ntabwo turi kuva gutakaza ubumanzi nyine gutunga ufite umuryango Caritas ruguzi ibintu kugira utabyemerewe Jean Paul avuga niwe wavuba Jean Paul ko yari yeze Jean Paul avuga ngo ugereranyije nande Jean Paul avuga ngo ugereranyije na Bamporiki Jean Paul avuga ngo generation ya Bamporiki barangana ngayibase ese Bamporiki ni umusaza byonyine na filime documentaire y'uhereye ahantu yatangiye uhereye guhera hariya oya turarongora ariko bishe ngo hari abari kubazirika oya ejo muri weekend hari umunyamakuru nagiye mu ivirye teye ivi ariko ntabwo namubura ndamuvuganye oya biri mu ibanga numvishe nanjye mugenzi wanjye ubimbwengera ngo biri ku karubanda wari yose umunyamakuru ase w'igitwe ariko se kuko leta avuga ngo ni Kerema niyo b'igitwe bajyane Kerema niwe uzwi niwe mudivi uzwi igitwe keza aho nyaboneka niko urabona bitari kugorana nanjye ntibizarenga iki cyumweru ntakoze akantu ubwo ni ukuntu umukunzi wasanga uri gushaka umukunzi habura ikizi k'amafaranga muyafite kiraburaga amafaranga ajana ibyo nkubwiye ni ukuri iki cyumweru ntikizarenga ntakoze akantu runaka kandi kajyanye n'imibanire n'umuntu kazima kabisa n'umuntu kazi pe cyarasagiye kurongora ibyo ntindu bivuze nise kantu kajyanye n'intuza twavuze ko no muri prank habayeho n'izubukwe wenda ndi kwitegura zarabaye byo cyane agwayikora ntabwo akora prank njye wakina akoresha abageni akoresha abageni niho bwo hashye ariko muri minsi ngabakobwa b'abakristo ngo biragoye ibyo by'amadini ntabwo mbikontaho bro bo mu nsengero oya bapana mu kristo bo mu nsengero oya kera twumva dini twumva umugeni muzima ugomba kuba mu rusengero ari umwana usenga uzibaje umukobwa ngo Pamela amubajije ngo ukuntu umusore usenga 2019 none ari kumwe na dirigent wa korali ariko uzi ko ari byo wow nice ndareka gushimira ku mwanya kuri ngakirahora kuki shaka jana nawe rero so rusenga jana nawe rero okay nibyo okay kangushimira jara kangushimira ku mwanya wawe umusa turayavuze pe turayavuze tubaye nk'abayasimbukamo tuyacamo nyine twumva ibyo ari byo duca iburyo n'ibumoso jara singushimire cyane bro ndagushimira nawe musige mufite imiti ngo ifasha abantu ku Kanyabugabo Kanyabugabo muri Panax Kimisagara ubundi ariko iriya miti ari igihe uzayinywa uri mu kiganiro singire Kerema
nzanura singira karema karajara nawe ruri inkozi y'ibi uba ufite akanyabugabo cyangwa ikintu uzakora mu gicyumwe n'ukongera akanyabugabo mfite akanyabugabo kangurangira ujya panax cy'ibisagara bafitemo akanyabugabo mbagushyiramo akanyabugabo ariko ntibikuraho ko wamugani abayikeneye bagenda JALAS ilas mumwe mu rugero n'imiti ni mu rugero yo munambera wamuje n'umustar nakunda nafanaga wallahi barabyibuka barabyibuka wakundaga kudukurikira cyane kuri sanete ukunda kumva comment wampuje n'umustar mfana nafanaga winde harya Rocky ugatsata ndabyibuka sha cyagiye nitwa Rocky Kimomo kirabiranya mukore subscribe kuri JALAS official arebe ko yabona y'ubukode ugira inzika suko yavuze ugira inzika gaceze Kimomo ni iniga mani Kimomo ni iniga kumuzirukanye dufitanye gahunda muri no minsi ndashaka kuzamusura mu kagoro w'akababyeyi nabanye bagira akagoro w'akababyeyi ariko buriya bose nibo bariya n'ababyeyi ababyeyi bihakanye inshingano ababyeyi bibana n'ababyeyi gito bazakwita Kadafine bazoherezaga gusubiza nugira ibyago bazaza mikorojeni karabizi ko ndi umwana mwiza turi uba wipoweye nipowe n'abashaka kwiga mu mahanga no kugikorayo bagane Grace ni Nyamirambo kuri Mezo Trezor JALAS ngushimire kugira ibihe byiza nanjye ndagushimiye abashaka amatelefone n'ibikoresho electronique bajye muri Ferize technology ni heza ushobora gutuma Dubai mu Bushinwa ndabaha nimero n'igiteleviziyo cya danje nk'iki ngiki kiri muri Abani kandi ku mafaranga atari menshi cyane make cyane kabisa